Yes, twongeye kubashimira mwese mwe mwahisemo gukurikira Kamanzi Official. Turabifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Dukomeje n'amakuru yacu n'ibiganiro tubagezaho amakuru kubijyanye n'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Murabizi ko kuri ubu twibanda kuri Pi Network ndetse na Ruby Network. Turabagezaho n'ibindi, tuzajya tubagezaho n'ibindi tutarafatira umurongo ariko tugenda twigaho tukabona ko ari ngombwa ko tubibagezaho. Uyu mwanya rero tukaba dukomeje ku makuru n'ibiganiro bishingiye kuri Pi Network bijyanye n'inama yaberaga i Toronto muri Canada yasoje imirimo yayo ku wa 16 z'ukwa gatanu 2025. Katugire rero imibare tubagezaho ndetse n'imwe mu myanzuro yafatiwemo. Inama rero yaberaga i Toronto muri Canada yayobowe cyangwa yakiriwe ni na platform yitwa CoinDesk. Ni inama ikinyamakuru cya CoinDesk cyagaragaje yuko yitabiriwe n'abantu, yagomba kwitabirwa n'abantu barenga 15,000. Turaje turebe imibare y'abayitabiriye. Inama rero ikaba yari igamije kwiga ku ikoranabuhanga rya artificial intelligence ndetse na ni cryptocurrency muri rusange, ariko artificial intelligence, web3 ndetse n'ibindi. Hanyuma iyi nama ikaba yarabeye i Toronto muri Canada, ikaba yanzuye yuko inama y'ubutaha umwaka utaha 2026 izaba mu byiciro bibiri. Iya mbere izaba mu kwezi kwa kabiri ikabera muri Hong Kong, hanyuma ya kabiri cyangwa se icyiciro cya kabiri ikabera i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu gice cy'Amerika ya ruguru. Iyi nama rero ikaba yaritabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi 14,771 baturutse mu bihugu 102. Niko iyi nama cyangwa se imibare y'abitabiriye cyangwa se y'abari bayoboye inama babigaragaza. Ikaba rero yasoje imirimo yayo ku munsi wa gatatu, aho bigaga bijyanye n'igisata cya cryptocurrency n'ikoranabuhanga rijyanye na mu by'imari, ndetse bikaba byaranzuwe bigaragara yuko hari abavuze cyangwa se abafashe ijambo bageraga kuri 500 bakubiye cyangwa se bavuze mu byiciro bigera kuri 6. Nk'uko rero ikigeranyo gikomeza kibigaragaza nuko cyangwa se imyanzuro y'inama nuko abayitabiriye baturuka nibura muri Amerika ya ruguru bari bakubiyemo abagera ku 1000 cyangwa se abarenga 1000. Aba rero bigaragara yuko mu mugabane wa Amerika witabiriwe n'abantu benshi cyane cyangwa se hitabiriyemo abantu benshi cyane. Nk'uko rero bigaragazwa nanone n'iki kigeranyo nuko iyi nama yabereye aho platform izwi cyane nka Ethereum yatangiriye ari hariya mu gihugu cya Canada. Ni byinshi rero byavugiwe muri iyi nama, nk'uko tuzakomeza kubibagezaho ko tuzagenda tubona amakuru yabyo y'ingenzi cyangwa se adafite ivumbi tuzagenda tubibagezaho, ariko tukaba twishimiye imigendekere myiza y'iyi nama ndetse dutegereje imyanzuro yafatiwemo ku bijyanye n'ibyigirwagamo. Tuzakomeza kubagezaho, ntabwo turi bubagezeho wenda ku buryo burambuye, ahubwo tuzabagezaho incamake ariko cyane cyane ibijyanye n'imyanzuro yavugiwe. Kusoma byinshi rero no gukurikira ikinyamakuru CoinDesk. Turabaha linki hano, ikinyamakuru bifashishije ikinyamakuru cyitwa PR Newswire. Turabaha linki aho ngaho muri description kugira ngo mwisomere byinshi birambuye. Reka rero turebere hamwe bumwe mu busesenguzi ku bijyanye n'iyi nama. Iyi nama kuba yarabaye kandi kitabirwa n'abantu benshi kuri uru rwego rw'isi, harimo abikora ku giti cyabo nk'uko twabibonye, hakabamo abakuriye imishinga itandukanye, imiryango, ibigo bitandukanye, byaba
iby'abigenga, ibya leta, hakabamo inzego za leta bwite. Urugero ni nk'urwego rwa Perezidanse ya Amerika, White House, rwitwa Digital Assets Advisory Council, cyangwa se urwego ngishwanama rushinzwe imitungo y'ikoranabuhanga, digital assets. Ibi ngibi bikaba bigaragaza yuko hari ubufatanye kubikorera ndetse n'inzego za leta bwite, bikazafatira hamwe imyanzuro nk'icyari kibaraje ishinga yuko bagiraga bariyeri cyangwa se umupaka cyangwa imbogamizi ku bijyanye n'imikorere y'abigenga muri cryptocurrency ndetse n'imikoranire yabo na leta ku bijyanye n'amategeko, ku buryo izi cryptocurrencies wasangaga hari aho imwe ikora indi idashobora kugera. Muri iyi nama kandi hakaba haragaragayemo imwe bake cyane mu banyafurika harimo Nigeria cyane cyane, bikaba bigaragara rero ko umugabane wa Afurika ukiri inyuma cyane ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu by'imari, bityo tukaba dushishikarizwa kubigiramo uruhare rukomeye cyane. Dushimira leta yacu y'u Rwanda cyane nyitangeho urugero yuko iri mu nzira yo gukora cyangwa se gukoresha CBDC currencies cyangwa se Central Bank Digital Currencies. Ibi bikaba ari intandaro cyangwa se ari ishingiro ryo kubona impinduka mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu bijyanye n'imari. Tukaba twishimira yuko nk'abanyarwanda twatangiye urwo rugendo, ariko tuzanarukomeza kandi ari urwo kwishimirwa. Ariko tugarutse kuri iyi nama yaberaga i Toronto muri Canada, ni inama mwabonaga kirajwe ishinga no kwiga no gukoresha ikoranabuhanga rihangano cyangwa se ubwenge buhangano muri blockchain. Artificial intelligence yakoreshwa ite muri blockchain, hanyuma hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Web3 technology. Web3 technology ni version igezweho kandi yo mu rwego rwo hejuru igomba gukoreshwa, ariko igatanga umusaruro hifashishijwe ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence. Ibi byose rero bibangamirwa cyane n'amategeko n'amabwiriza agenga iby'imari ndetse hifashishijwe ikoranabuhanga mu bihugu bimwe na bimwe, ariko bakongeraho ikoranabuhanga rihambaye rya version 3 rikiri hake cyane, rikazatizwa umurindi cyangwa se imbaraga n'ikoranabuhanga rihangano y'ubwenge buhangano rya artificial intelligence, aho bakoresha ama robots. Kuko ugeze nko muri trading, online trading, aho bifashisha ama robots, usanga ibigo by'imari mu bihugu bimwe na bimwe babikoresha ngiye kuvuga ngo hamwe bimwe na bimwe ntabyo. Ibi rero bikaba bizwiho kubikorera hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye rya blockchain technology, ariko naryo ritatangaga umusaruro ku buryo bukwiriye hatifashishijwe ubwenge buhangano aribwo artificial intelligence. Hanyuma ariko amabwiriza abigenga ashyirwaho n'inzego z'ubuyobozi bw'ibihugu, kuba rero izi nzego zarajemo bifite aho bagomba kugira imikoranire. Benshi bazakora ubuvugizi, dore ko harimo n'inzobere cyangwa se impuguke z'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF, International Monetary Fund cyangwa se Fond Monetaire International. Ibi rero byose bikazagera ku rwego rw'isi kandi bikazatanga umusaruro, bikagirira ingaruka nziza abaturage batuye isi. Ni muri urwo rwego rero Pi Network nayo yatanzemo uruhare rwayo cyangwa se yagizemo uruhare rw'uko yagaragaje ko ifunguye amarembo buri wese yakwitabira, ndetse harimo n'ubuterankunga abazashaka guteza imbere urwo rwego rwa blockchain technology hifashishijwe artificial intelligence, ariko hagamijwe guteza imbere Pi Network mu mikorere n'imikoreshereze yayo. Bakazashorwamo, bakaba biteguye gushoramo miliyoni 100 zibarwa mu mapayi. Tukaba rero twiteze yuko benshi muri aba ngaba bitabiriye iyi nama cyangwa se iyi conference
hari benshi bazashora imari muri Pi kandi barabyumvise, tukaba tugiye kubona nk'abapioneers amasura mashya kandi azadufasha guteza imbere iyi coin ndetse n'uyu mushinga wa Pi network muri rusange kugira ngo uzatugire umumaro. Wewe wamininze Pi rero cyangwa se umininga Pi, tuvuge ngo dushonje duhishiwe kandi byiza biri imbere kandi byaje. Reka nibutse soze nibutse yuko ushaka kuregisteringa Pi muri Pi network udashyizemo amakosa, nyura kuri Kamanzi official urebe ikiganiro nimero 148 kigufashe, cyangwa se ushaka kuregisteringa Ruby urebe ikiganiro nimero 219 kigufashe. Hanyuma ibindi byangombwa byose bisabwa kuzuzwamo nyuma yo kumayininga tuzagenda tubyiga hano kuri Kamanzi official. Ari mpamvu tugusaba gukora subscribe kugira ngo tubane 5 kuri 5, ubane ukande kukazagera kugira ngo ujye ubona notification n'ikiganiro cyageze udacitswe, maze dukomeze kugerwaho n'ibyiza bitandukanye. Mugubwe neza rero, muhahe muronye kandi mwishimire weekend. Turakomeza kubageza kubakurikiranira no kubagezaho amakuru yeye nama ndetse na Pi network nkuko bisanzwe 5 kuri 5. Murakoze cyane.